bahora mu buzima bwo kwizengurukaho. Hari abantu bahora mu buzima bwo kwizengurukaho, ugasanga arakora, yamara kugera ku rwego runaka akongera akamanuka, akaza imbaraga zimusubiza hasi, akongera agakora akazamuka, yakongera akagera kuri rwa rwego, hakaboneka izindi mbaraga zimusubiza hasi. Mbega ubuzima bwawe uhora mu buzima uhora utangira. Uhora mu buzima uhora utangira, ibintu byawe bigahora mu gutangira, ibintu byawe nta gihe bijya byuzura. Kuko iteka iyo ugiye kugera ku rwego byuzura, haboneka imbaraga zigusubiza hasi ukongera ugatangira. Iteka iyo ugiye ukagira inshuti, mwajya kugera kuri hahandi bimeze neza, mugiye gufata step ya nyayo ngo mufate umwanzuro, ni umusore se cyangwa ni umukobwa, mugiye kugira ngo igihe mufate umwanzuro mushakane, bigahita byongera bikanga. Abayibona ibagurukira, hari n'abayibona kayibona ikuruma, ikakuruma ikiganza, inzoka yakurumye mu kiganza ntacyo ushobora gutunga, ntibishoboka. Inzoka yakurumye mu kiganza uzakune hahandi ukora, ariko amafaranga akakunyura mu myanya y'intoki, ibintu byose ukoze bigapfa, ibintu byose ukoze ntagire na kimwe cyemera. Kubera iki? Ugira famiye, uyu mwuka ugendana n'umudayimoni w'agahinda. Dayimoni w'agahinda aba kuri wowe. Akenshi iyo utekereje ibyo bintu biba kuri wowe, utashobora kubwira undi muntu, utashobora kugira uwo ubisangiza, utashobora kugira uwo ubiganirira, kubera ko ni umwuka ugutera ipfunwe. Iyo wicaye ugatekereza ibintu uraramo, ugatekereza ibintu ubamo, ugatekereza ibintu bikubaho mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ibyo bintu akenshi bigutera ipfunwe, bikagutera agahinda. Iyo uri umudamu rero, uwo mwuka urwanya urugo rwawe kandi ukarwanya kubaka kwawe, uwo mwuka ukabirwanya rwose, ukabinaniza. Cyo gusambana ukabikora rwose, ndetse uwo mwuka ntutinda. Hari n'abantu uza nijoro, hari n'abo uza ku manywa. Akenshi uwo mwuka uragenda ukaba karande ku buzima bw'abantu, kandi ni umwuka mubi rwose. Ni umwuka mubi ukeneye kurwanya, ukawikuraho. Ni umwuka unanije abantu benshi, ni umwuka utsikamiye abantu benshi, ni umwuka ukeneye kurwanya, ukeneye kunaniza, ukeneye kuvuga ngo mbohora kuri uyu mwuka. Rero Imana y'amahoro ikubohore kuri uwo mwuka, Imana ikubohore kuri ubwo buretwa, Imana ikubohore kuri izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bintu niba ujya uryama ukabibona mu nzozi, rwose Imana y'amahoro igutabare, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ukeneye gusengerwa byihuse, ukeneye deliverance yihuse, ukeneye ukuboko kwiza kw'Imana mu buryo bwihuse. Kuko iyo ibyo bintu bikubaho usenga, bikubaho uba imbere y'Imana, bikubaho uri umukristo, bikubaho warakijijwe, ukeneye gusengerwa byihuse. Yesu ashimwe, ndagusuhuje, nkwifurije amahoro y'Imana no gukomera kw'Imana biboneke kuri wowe. Uwiteka akomeze kukwihishurira mu buryo bwose. Ubudukurikira aho waba uri hose, Imana ikomeze kwihishurire kandi ikomeze kwiyereke. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe. Ko burya ukuboko kwiza kw'Imana iyo kukuriho, ibintu byose ukoze, ibintu byose ugiyemo, ibintu byose aho wajya hose ukajyana n'ukuboko kwiza kw'Imana, ubaho kandi ugakomera, kandi amashimwe akazagaragara kubw'ukuboko kwiza kw'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira, hari ibintu ubona ku buzima bwawe, akenshi ukabibona mu nzozi, ukabibona mu buzima busanzwe, akaba ari ibimenyetso Imana irimo ikwereka ko hari abarozi baroga ubuzima bwawe, ko hari imbaraga zikuboshye, ko hari imbaraga ziguhambiriye ukeneye gusenga cyane. Ibi bintu rero ngiye kuvuga, nuza gusanga biri ku buzima bwawe, umenye ngo nkeneye gusenga, nkeneye kuba bugufi bw'Imana, ndetse nkeneye gusengerwa kugira ngo ibi bintu bive ku buzima bwanjye, kugira ngo ibi bintu bindekure. Ibi bintu rero ukibyibonaho, wihutire gusenga ndetse no gushaka uburyo wasengerwa kugira ngo ibyo bintu bikuveho, wakire umugisha wawe. Mu isi y'umwuka hari ibintu bitubuza kubona umugisha. Mu isi y'umwuka
hari ibintu bitubuza kwakira igitangaza, hari ibintu usanga ugahora mu buzima bwo kwizengurukaho. Hari abantu bahora mu buzima bwo kwizengurukaho, ugasanga arakora, yamara kugera ku rwego runaka akongera akamanuka, akaza imbaraga zimusubiza hasi, akongera agakora akazamuka, yakongera akagera kuri rwa rwego, hakaboneka izindi mbaraga zimusubiza hasi. Mbega ubuzima bwawe uhora mu buzima uhora utangira, uhora mu buzima uhora utangira, ibintu byawe bigahora mu gutangira, ibintu byawe nta gihe bijya byuzura. Kuko iteka iyo ugiye kugera ku rwego byuzura, haboneka imbaraga zigusubiza hasi ukongera ugatangira. Iteka iyo ugiye ukagira inshuti, mwajya kugera kuri hahandi bimeze neza, mugiye gufata step ya nyayo ngo mufate umwanzuro, ni umusore se cyangwa ni umukobwa, mugiye kugira ngo igihe mufate umwanzuro mushakane, bigahita byongera bikanga, kongera ugatangira. Imana y'amahoro itugirire neza. Mbega ugahora mu buzima uhora utangira, ugahora mu buzima ibintu byawe uhora wizenguruka, ugahora utangira, inshuti uhora utangira, iyo murambanye igihe kiragera mugatandukana. Kubera iki? Hari umwuka uba ku buzima bwawe w'abadayimoni ugutsikamira wowe utazi. Kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo turwana n'ibifite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka ahantu ho mu kirere. Iyo myuka rero ntigaragara, iyo myuka ntiboneka, ariko iyo myuka irakora kandi iriho kandi inaniza abantu kandi irabatsikamira. Imyuka irabatsikamira, ndetse benshi bararushye. Imana y'amahoro itugirire neza. Benshi bararushye kubera izo mbaraga z'abadayimoni zitsikamiye ubuzima bw'abantu. Uyu munsi rero tugiye kureba, hari inzozi uzarota ukamenya neza ko hari umurozi uri ku buzima bwawe, ndetse bamaze kukuroga rwose, ukamenya yuko ibintu bikubaho bituruka ku myuka y'abarozi, bituruka ku mbaraga z'abarozi. Ibi bintu nibikubaho, ibi bintu nubyibonaho, ibi bintu nubireba, umenye ngo bituruka ku mbaraga z'abarozi. Byanze bikunze bamaze kundoga, nkeneye gusenga, cyangwa se ukeneye gusengerwa byihuse cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryo ni rizima, ijambo ry'Imana ryo ntiribeshya. Imana ni Imana ikiranuka muri byose. Imana kandi ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ariko akenshi hari igihe tubaho tukavuga ngo njye narakijijwe, njye nta kibazo, njye ndi umwana w'Imana, ngo amaraso ya Yesu ngo azanyeza bino bintu, ngo bigende bive ku buzima bwanjye, ngo amaraso ya Yesu azabinyeza, ngo Yesu azabinsindira. Yes, of course azabigutsindira, ariko kugira ngo abigutsindire ni ukubyimenyaho. Wamara kubyimenyaho, niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije wowe utabasha kumenya. Yeremiya 3:33. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije wowe utabasha kumenya. Imana ikeneye kuyitabaza, Imana ikeneye kuyihamagara, Imana ikeneye kuyihamagara. Niki kikugoye? Niki kikuruhije? Nicyo ushaka ko kiva ku buzima bwawe? Icyo rero nicyo ukeneye gufatira ibihe byo gusenga, ndetse ukitabaza n'abakozi b'Imana bakagufasha gusenga, bakagusengera, bakagukura muri ubwo buretwa, bakagukura muri urwo rwobo, bakagukuraho iyo minyururu, bakagukuraho iyo migozi. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Twihute cyane. Ikintu cya mbere, akenshi uzasanga hari umuntu uryama mu nzozi ze, wamara kuryama ukajya kurota, ukarota hari inzoka iri ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe uzarota ikuruma ikiganza, cyangwa se ukarota inzoka zikuruma ikirenge. Hari n'abarota zibizingiye mu ijosi, cyangwa se ikiyoka kinini kizingiye mu nda yawe, cyangwa se wajya kurota ukarota inzoka iri mu nzu yawe. Imana y'amahoro itugirire neza, ukayibona igenda iri mu nzu yawe. Akenshi bene izo nzoka uburota ni intumano mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka bisobanuye ko ni intumano
intumano, hari umuntu urimo uraroga ubuzima bwawe wubatse igicaniro cyo kukuroga. Ni ukuvuga ngo ukizibona ku buzima bwawe bamaze kukuroga, ukizibona ku buzima bwawe bamaze kuroga ubuzima bwawe, bamaze kuroga ibyo. Umuntu yubatse igicaniro ku buryo bitakimusaba noneho kukuroga mwegeranye. Hari umuntu wubatse igicaniro ku buzima bwawe, aratuma, asigaye yiyicarira agatuma, kuko igicaniro yaracyubatse ku buzima bwawe. Rero iyo nzoka aba ari intumano, ni ikimenyetso kikwereka yuko bamaze kukuroga, ndetse ukeneye gusengerwa byihuse, ukeneye gusengerwa byihuse. Kubera iki? Bamaze kukuroga, bamaze kuguhambira, ibyo biragaragaza yuko izo mbaraga zamaze kugutsikamira, zamaze kukunaniza, zamaze kugushyira ahantu habi. Ukeneye rero gusengerwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye kubana n'Imana, ukeneye kugendana n'Imana. Izo nzozi niba ujya uryama zimeze gutyo muri ubwo buryo, ukabonamo iyo nzoka, ukazibona inzoka ikwirukankana, hari n'abayibona ibagurukira, hari n'abayibona ikayibona ikuruma, ikakuruma ikiganza. Inzoka yakurumye mu kiganza ntacyo ushobora gutunga, ntibishoboka. Inzoka yakurumye mu kiganza uzakune hahandi ukora, ariko amafaranga akakunyura mu myanya y'intoki, ibintu byose ukoze bigapfa, ibintu byose ukoze ntarengere na kimwe cyemera. Kubera iki? Inzoka yakurumye mu kiganza. Hari igihe uzarota ugasanga iyo nzoka yakwizingiyeho mu nda. Ni ukuvuga ngo hari bamaze kukuroga, hari inzoka y'intumano yohereje ku buzima bwawe. Hari umuntu uzumva musengera cyangwa se yumva mu nda ye, akumva ikintu kiragenda kikizengurutsa mu nda hose, kumva icyo kintu kikurimo kiragenda. Baba baragukenyeje inzoka mu nda yawe, umuntu akoherezamo inzoka bitamusabye kuba muri kumwe, ko yubatse ibicaniro byo kukuroga. Yamara kuroga ubuzima bwawe, ibyo bintu bikakubaho rwose, kandi bikakubaho kenshi. Ukeneye gusengerwa Imana. Undi muntu ufite umwuka ukomeye cyane ukeneye gusenga ni umuntu umeze gutya. Uyu muntu uryama mu bicuku bya nijoro, uyu mwuka ushobora kuba ku bagabo, ushobora kuba ku bagore, ushobora kuba ku bakobwa, ushobora kuba ku musore. Umwuka uba ku muntu uwo ari we wese. Imana y'amahoro itugire neza. Kandi uyu mwuka ni mubi cyane, ni mubi cyane kurusha uko wowe ubitekereza. Ni umwuka mubi cyane w'abadayimoni urusha uko wowe ubitekereza. Uyu mwuka ukeneye gusenga. Ubifata nk'ibintu bisanzwe biri aho. Ese mu nzozi zawe ujya uryama ukibona hari imyuka utazi iza igasambana n'ubuzima bwawe, imyuka iza kugusambana. Iyo ni imyuka y'ijoro iza gusambanya abantu, cyangwa se iza gusambana n'abantu. Kuko umwuka w'ijoro ushobora gusambana n'abagore, ushobora gusambana n'abagabo. Imana itugirire neza. Uyu mwuka ukawubona. Ikindi, hari n'igihe uyu mwuka uza mu ishusho y'umuntu uzi, ukaryama. Buri gihe uko uryamye umuntu uramuzi, ariko ukarara usambana. Yego, ni umuntu uramuzi, aragaragara uramuzi, ariko uwo mwuka waje mu ishusho y'umuntu uzi. Uwo mwuka waje mu ishusho y'umuntu uzi. Ukeneye rero gusengerwa Imana. Iyo myuka irimo iraza mu ishusho y'umuntu uzi. Dore uyu mwuka ikintu uzakora, uyu mwuka ntabwo uzatuma urugo rwawe rwubakwa neza. Kubera ko iyo ugira imyuka y'ijoro, iyo myuka ikagutera mu bicuku bya nijoro, ugasambana n'iyo myuka. Iyo uri umugore wubatse, iyo myuka ikintu ibanza kugukuraho, irabanza igatuma urugo rwawe rutagenda neza. Kubera yuko iyo mugiye kugera igihe uhura n'uwo mwashakanye, cyangwa se igihe cyanyu cyo kuryama, iyo myuka iraza igakuraho ikintu cyitwa gushaka kuryamana n'uwo mwashakanye. Kubera iki? Cyangwa se mwanaryamana ntibigende neza. Kubera iki? Iyo myuka irafuha. Akenshi usanga aba ari imyuka baguterereje, baragutanzemo nk'igitambo, kugira ngo ukaba uri nk'umugore w'umuntu cyangwa uri umugabo w'umuntu mu isi y'umwuka. Baragutanzemo igitambo, barangiza bakagutanga nk'umugore w'umuntu, ari uzarira muri iyo shusho. Kubera yuko baba baramuguhaye akazira muri iyo shusho, akenshi ntushobora gushaka urugo rwawe. Iyo ufite uwo mwuka ntushobora kubamo amahoro, ntirushobora gutuza, ntirushobora gutekana, ntirushobora kubamo amahoro. Kandi ikindi, ni umwuka ugendana, ugira famiye. Uyu mwuka ugendana n'umudayimoni w'agahinda. Dayimoni w'agahinda aba kuri wowe. Akenshi iyo utekereje ibyo bintu biba kuri wowe, utashobora
utashobora kubwira undi muntu, utashobora kugira uwo ubisangiza, utashobora kugira uwo ubiganirira, kubera ko ni umwuka ugutera ipfunwe. Iyo wicaye ugatekereza ibintu uraramo, ugatekereza ibintu ubamo, ugatekereza ibintu bikubaho mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ibyo bintu akenshi bigutera ipfunwe, bikagutera agahinda. Iyo uri umudamu rero, uwo mwuka urwanya urugo rwawe kandi ukarwanya kubaka kwawe, uwo mwuka ukabirwanya rwose, ukabinaniza. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero iyo uri umukobwa, akenshi uzasanga ugira icyangiro kuri wowe, usanga barakurambagiza bigapfa, barakoza gusaba ubukwe bukanga, mbega ugahora upfusha ubukwe, ibyawe bigahora byanga mu buzima bwawe. Uwo mwuka menya ngo wamaze kurogwa, wamaze gutangwaho igitambo. Ibi ngibi ukibyibona, menya ngo wamaze kurogwa, wamaze gutangwaho igitambo. Ukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana y'amahoro igufashe, Imana y'amahoro igufashe kugirira ubuntu, kugirira ibambe, Imana itugirire neza. Ukeneye gusengerwa. Niba ujya wibonaho uyu mwuka, kuko uyu mwuka ntuba ku bagore gusa, no ku bagabo ubaho. Ugasanga uraryamye ariko buri uko uryamye hari imyuka iza mugasambana, hari imyuka iza mugasambana, ukaryama rwose ukabona uri mu gikorwa cyo gusambana, ukabikora rwose, ndetse uwo mwuka ntutinda. Hari n'abantu uza nijoro, hari n'abo uza ku manywa. Akenshi uwo mwuka uragenda ukaba karande ku buzima bw'abantu, kandi ni umwuka mubi rwose. Ni umwuka mubi ukeneye kurwanya, ukawikuraho. Ni umwuka unanije abantu benshi, ni umwuka utsikamiye abantu benshi, ni umwuka ukeneye kurwanya, ukeneye kunaniza, ukeneye kuvuga ngo Mana mbohora kuri uyu mwuka. Rero Imana y'amahoro ikubohore kuri uwo mwuka, Imana ikubohore kuri ubwo buretwa, Imana ikubohore kuri izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bintu niba ujya uryama ukabibona mu nzozi, rwose Imana y'amahoro igutabare, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ukeneye gusengerwa byihuse, ukeneye deliverance yihuse, ukeneye ukuboko kwiza kw'Imana mu buryo bwihuse. Kuko ibyo bintu bikubaho usenga, bikubaho uba imbere y'Imana, bikubaho uri umukristo, bikubaho warakijijwe, ukeneye gusengerwa byihuse, ukeneye ubutabazi bw'Imana, ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye ukuboko kw'Imana, ukeneye ni ukuri. Urabikeneye kugira ngo Imana y'amahoro ikugirire neza. Hanyuma rero Imana ibaho umugisha, Imana ibiyereke. Reka ndekere ibyo ngibyo, tuzakomerezaho ubutaha. Ariko ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri buri muntu wese wumvishije ibi bintu. Niba ibi bintu byumvishije bikaba bijya biba ku buzima bwawe, ukeneye gusengerwa byihuse cyane. Ukeneye gusengerwa byihuse, ukeneye deliverance, kandi nyuma ya deliverance hakabaho kubaka igicaniro gisenya ibyo bicaniro by'abarozi. Ni deliverance. Hanyuma ya deliverance ukeneye kubaka igicaniro cyo gusenya ibyo bicaniro bubatse ku buzima bwawe by'abarozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ineza y'Imana ikomeze kukugaragaraho. Hura n'igitangaza cyawe, hura n'umugisha wawe, hura n'amasezerano yawe, hura n'ukuboko kwiza kw'Imana. Ndabakunda cyane. Uwiteka bishimira akomeze kubiyereka muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.